Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda ikintu ubusabwa nukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo uyu uhite ukibonera ku gihe mbere y'uko ureba no video ujya hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda imaze ukakanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ugira uhite ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere yabaye amasomo agenda ashyirwaho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe mbere y'uko ureba bino video kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Ushaka code tubwira karere ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka tubigufashemo twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakukundira ngo uze twigane mu shuri cyangwa ufite akazi katakukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha ubona kunogeye uboneka ku munsi yageze. Tudafite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza, ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iki cyapa gifitiye ishusho rero, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gisobanura iki? Arangwa inzira y'abanyeshuri, mbega abanyamaguru ntibemerewe. Se agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, mbega ngo hegere aho abanyamaguru bambukira. Ese hano urabona isoci kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisoci kuri cyandike ku papuro, ndakeka ko isoci kuri wamaze kugitamo. Ndiza ku cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'isoci kuri nta kindi ni de ahegera aho abanyamaguru bambukira. No kuvuga ngo kino cyapa iyo ukibonye uragenda wagera imbere ugahita ugera aho abanyamaguru bambukira. Mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni kuri zebra cross. Urebeye no mwa bino birango byo kwa kino cyapa urabona ko iriya mirongo ni ya yindi mwebwe mwita ngo ni zebra cross mu ndimi z'amahanga, ariko mu kinyarwanda cyiza naho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko ari umuswamo de, ndakeka ko ari umuswandika wa papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kanda subscribe niba uri hafi gukora kuko ibibazo biragaruka. Code bazifunguye z'ukwa 7 n'ukwa 8. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 tugufashe ko na code aho waba rose mu gihugu yaba ya provisoire cyangwa iyo kuri category. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora icyo utwari ikinyabiziga cyawe inyuma ya romoroki, none umuyobozi wayo aguha ikimenyetso cyo kumutambukaho ariko uciye iburyo kandi wowe uri kugana ibumoso. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Arangwa kugabanya umuvuduko ukareka kagenda, biga ngo gukomeza iburyo bwawe, sega ngo kumunyuraho iburyo bwe, deka ngo kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoci kuri wamaze kugitamo. Ndiza ku isocyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoci kuri nta kindi ni ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, kuko ugiye guca iburyo bwe kandi uri kugana ibumoso waba ugiye kugwa muri za sangoma za ruhurura, kandi murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Niyo mpamvu ugabanya umuvuduko ukareka akagenda, yamara kugenda akabona kujya ibumoso bitewe n'icyerekezo wajyagamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Wegeye zebra cross mu ndimi z'amahanga,
usanze hari abanyamaguru bategereje kwambuka, ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? ari abakureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Mbega kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Se gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Kubera iki ugomba kwitegura guhagarara gwagabanyije n'umuvuduko? Hagishobora kuhagera wenda umunyamaguru wari utegereje kwambuka agahita yambuka, akavuga ati n'ubundi ni ku nzira zacu twagenewe kwambukiraho, agahita yihura mu muhanda. Utagabanyije umuvuduko ngo witegura guhagarara, ushobora guhita umugonga. Niyo mpamvu uhita ugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe umunyamaguru wa mbere yaba akubise ikirenge muri zebra cross yambuka. Ndakeka ko nuzitamo B, ndakeka ko nuziyandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura kora urahita ugikora. Ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukanda subscribe rero aho hasi hasa umukara. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari impande enye? Cyangwa muri kubona ari uruziga? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru ariko bucishemo umurongo ubereretseho umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cya kane nicyo tugezeho. Aranga iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Mbega ngo ntihemerewe guhagarara. Sega ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabonetse cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ese niso cy'ukuri ni B, ntihemerewe kuhahagarara. Ese niso cy'ukuri ni C, umuvuduko ntarengwa wemewe, cyangwa ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanya cyo. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Iyo ubonye kino cyapa ugenda uko ushaka, unyura naho uko ushaka, ugeze ku iherezo ry'ibyo wabuzwaga byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero subira ku YouTube channel yanyu, hari video nabateguriye ibyapa byo ku mihanda, icyapa ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho, uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni ibintu bya kilometero naka mu saha, ikinyabiziga cyose cyo gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Uwuhe rero ku mapikipiki ari ngo kilometero 25, bega ngo kilometero 70, sega ngo kilometero 40, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ku iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko ku muvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha, iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko umuvuduko ntarengwa hari amapikipiki menshi ashobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hari amapikipiki menshi ashobora kurenza kilometero 70 mu saha. Hari n'amapikipiki menshi ashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu saha. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko hano bari batubwiye ngo by'umwihariko umuvuduko ntarengwa we ipikipiki bidagomba kurenza ni uwuhe? Tubonye ko hano imivuduko yose baduhaye hari amapikipiki ayirenza. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura kora mu kanya urahita ugikora, cyangwa ukaba uri hafi gukora kizami. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ese babwita iki? Feri ntiri gukora neza. Ese ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? Ari ngo feri y'urugendo, beka ngo feri yo guhagarara umwanya munini, sega ngo feri yo gutabara, beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se feri yo gutabara. Ndakeka ko ramuzamo se feri yo gutabara, ndizera ko ramutse kuyandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi ni cyo ku cyapa kirabaza ngo icyapa cyerekana. Ese kino cyapa urabona gifite ishusho, wowe turi gukosora na kino kizame, ese uri kubona ari impande eshatu, ese uri kubona ari uruziga cyangwa uri kubona ari impande enye? Cyapa cyerekana iki? Ese uramanza umbwira ukuntu giteye kugira ngo ubone gusubiza. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo tavuze gutyo baravuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo ubuso bw'umweru no kuvuga ngo ubuso bwera byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo umuzenguruko utukura no kuvuga ngo mu ibara ritukura byose aba ari kimwe. None kino cyapa cyerekana iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo ifungana ry'umuhanda, mbega ngo ifungana ry'umuhanda ndakayira gasatira umuhanda ibumoso. Seka ngo umuhanda utaringaniye, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta kiso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya. Kibundi kino cyapa kiba gisobanura ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Urabona ko habayeho ifungana ry'umuhanda, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda ni urw'iburyo. Rero hari kuri B bavuze ngo ibumoso, kandi ibumoso uri kubona ko nta fungana ry'umuhanda hateje. Twari kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, iyo ibumoso ariho hari guteza ifungana. Rero hano ni iburyo hateje ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu twabihitamo B, ariko hari abavuze ibumoso bashyizeho iburyo. None bashyizeho ibumoso, niyo mpamvu duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ariko nubona uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso byose byagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uzasubiza ngo ifungana ry'umuhanda. Gutyo niko uzasubiza gusa. Ndakeka ko ramuzitamo D ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramuzikandika ku papuro. Ndizera ko nibaramuka bakigwaye noneho babikosoye bashyizeho ngo iburyo, urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera ishagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo ibimodoka zitambuke neza kiba ari igice cy'inzira nyabagendwa. Kuvuga ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Kigarukira ku 20 yera ishagaguye ibangikanye. Wavuze ngo 20 irabangikanye, uba waturuka kure ukabona wajyana umurongo umwe, ariko bari 20 yegeranye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo ni 20 ibangikanye, kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kino gice kiba kigenewe iki? Ese kiba ari iki? Ara ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, biga ngo hanyurwa n'ingorofani, se ngo hanyurwa n'ibinyamitende, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende, ahanyurwa n'utugare, utuntu tw'utunyamitende n'utundi tunyabiziga dufite moteri yoroheje. Ndakeka ko C, ndakeka ko musikandika ku papuro. Turi wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Urumva ko tugomba guhitamo C, ahanyurwa n'ibinyamitende, kubera ko batubwiye ko ari igice cy'inzira nyabagendwa. Igice cy'inzira nyabagendwa ubwo ari cya gice cy'umuhanda. Ariko namaze kuhakorera na video y'ibimenyetso byo mu mihanda, utari wayibona uranyandikira kuri WhatsApp 0789 935 1626 nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Aya masomo yose mba nakurangiye, iyo utabonyeho urayanyaka mu gihe kitarenze iminota 2 mba maze kuyaguha, ukagenda ukayareba. Abara yagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ubugari bwa rumoroki ni burenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Nibihe binyabiziga? A iravuga ngo igare, B ngo velomoteri, C ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri
20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe uzabona mu kizami bahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nubona kuri se bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, idafite, uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, icyo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho niho hari itandukaniro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bayobesha umuhanda kubera ko wenda habaye impanuka, ikimodoka kinini kigwa mu muhanda kirawufunga, cyangwa ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga. Rero iyo barayobye umuhanda bashyiraho ibyapa birerekana ahantu mugomba kunyura. Ese iyo hariho kuyobya umuhanda bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asate. Aravuga ngo ubururu, beka ngo umweru, seka ngo umutuku, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba bakubwira ngo ubuso, ntuvuga ibirango, ntuvuga umuzenguruko, vuga ku buso gusa. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, gereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, aba ari ubururu kuko bakoresha ibyapa bitegeka, birakwereka icyerekezo gitegetswe ugomba kunyuramo. Kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje bino byapa bitegeka, bakoresha biriya byapa n'ubundi biranga, nabyo biba bifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko ari amasomo a, ndakeka ko ari umusyandika wa papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya rero tugikora. Mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu, ufata telefone yawe ukambwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkabigufashamo mu gihe gitoya cyane, nkaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, duha amasaha ubona kunogeye. Iyo ageze turaboneka tukaza tukakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe. Ariko mbere y'uko ujya mu kizamini mu mujyi wa Kigali turahura, nkakwereka ukuntu wakoresha computer, nkakwereka ukuntu wakora ikizamini mu minota 20. Rero mutwandikira muduhamagare kuri 0789 35 tubigufashe. Muri mu mujyi wa Kigali udakunda ko ufite umwanya uhagije, turaza tukakwigisha iminsi 2 turi kumwe, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789 35 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Aya ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, bega ngo ibyapa bihurira n'ibitegeka, se ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe rero? Nta bino bisubizo bine baduhaye. Urabona ko ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi twasubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo umare kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se ibyapa bibuza n'ibitegeka. Murabizi ibyapa bibuza n'ibya bindi bafite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, na biriya bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Ndakeka ko musamo se, ndakeka ko ramusyandika wa papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe. Ubonye nta mikoro ufite ariko ushaka gukora rimwe, ukanda subscribe aho hasi, ikintu cyose nkiraho aba ari kiragufasha gukora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira bwo kunyurwamo n'abandi. Arangwa abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Biga ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Sega ngo A na B ni bisubizo by'ukuri. Ubwo A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, na B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri se, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo?
ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoci kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoci cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoci kuri nta kindi ni abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mukunda kwibona hano mu mujyi wa Kigali, hahandi ubona imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, ukabona mu muhanda mo hagati harimo nka jaride. Hari ahantu ushobora guhagarara mu gihe wenda wari uri kwambuka umuhanda, ukabona hahise haza ibinyabiziga byinshi. Niyo baba bashatse kuvuga abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Hari ahantu ushobora kuba uhagaze mu gihe utegereje ko ibinyabiziga bigabanuka, ukabona gukomeza kwambuka umuhanda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Rero ayo matsinda bagabanyamo abagomba kuba atarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Araba ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, se ngo utarengeje metero 150, deka ngo nahiso cyukuri kirimo, a ikaba atari so cyukuri, b ikaba atari so cyukuri, ndetse na c ikaba atari so cyanyacyo. Ese hano urabona iso cyukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni utarengeje metero 50. Riratsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje metero 50. Nura mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iri inyuma nawe ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndakeka ko nsoma ndakeka ko muskandika wa papuro tari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya. Urahita ugikora, murabizi intego yacu no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Bigomba kugira yahe matara? Arangwa amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Mbega ngo tugararo muri tubiri. Sega ngo A na B ni bisubizo by'ukuri. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugararo muri tubiri. Aho ni kuri se, mujye kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kugihitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni bisubizo by'ukuri. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugararo muri tubiri. Utari wamaze guhitamo C, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Wari wahisemo A ni ikiso cy'ukuri ko nta manota baguha, wari wahisemo B ni ikiso cy'ukuri ko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Kibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hakurikira. Bikurikizwa gusa he? Ari mu masangano, mbega mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Se ikaba ngo ibyo byapa bishyirwa hakurikijwe intera bitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwa hakurikijwe intera bitandukanya, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika wa papuro. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikintu biba bishatse kuvuga, murabizi iriya byapa bibuza na bino byapa bitegeka, iyo ukibonye uhita utangira gukurikiza ibintu kikubujije cyangwa ibyo kigutegetse ukigihitaho, ugakomeza kugenda ku ibyo cyakubujije cyangwa ku ibyo cyagutegetse paka ubonye ikindi cyapa. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko ramutamo B, ndakeka ko ramutwandika wa papuro, ndakeka gusobanukira impamvu duhisemo B. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu
ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hari ahantu habi bashyiraho ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa kugira ngo babamenyeshe ko muri abayobozi b'ibinyabiziga mugomba kuhatambuka murushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso bashyiraho hari icyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri. Areba ngo ntacyo gihindura. Mbega ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Sega ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri de bari kutuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota ibuze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ntacyo gihindura uretse kukubwira ko ugomba kuhaca witonze gusa. Ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko nasamo A ko ntacyo gihindura. Ndakeka ko namuskandika ku papuro. Tare wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kibaza ngo rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ishobora gukirwa akagarura muri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibindi binyabiziga araba mu velomoteri, mbega mu pikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo igare, deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko hari uzabona bahisemo B. Niba bavuga kuri B ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, idafite akanyabiziga ku ruhande uzahitamo B. Niba ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko utamo D. Ndakeka ko namuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari aho isangano rifite ishusho ya T, beke kaba nzira idakomeza. Sega ngo aho batelefonera, dega ngo nahiso cy'ukuri. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza kuso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni P, inzira idakomeza. Yibonye kino cyapa inzira giteyeho mu ntangiriro ntabwo ibe ikomeza. Urabona ko n'umuhanda uri kuzamuka ugeze imbere uriko nako basiribangishijeho umutuku. Bivuze ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza. Hari igihe bakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara sati, uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku, kuko ni iki ngiki bari kuvuga. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga ibyapa. Bakunda kubibaza. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda umare kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso muri karimo ibara ry'umuhondo. Murabizi mu bimenyetso bimurika bikoresha amabara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None ugeze hariya mwitango ni kuri feruje mu ndimi z'amahanga usanze harimo umuhondo. Ese niki ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ari ukongera umuvuduko, wabona harimo umuhondo ugahita hongera umuvuduko. Mbega ngo kumana umuvuduko wari uriho. Sega ngo kwitegura guhagarara, dega ngo ufata feri cyane. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki mu gihe ugeze hari ibimenyetso murika ugasanga harimo umuhondo? Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara, kubera ko abagiye kuvamo mu muhondo hahita hajyamo umutuku, ugomba kwitegura guhagarara. Ndakeka ko nsamo C. Ndakeka ko namuskandika ku papuro. Ndakeka ko utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya. Murabizi ibibazo biragaruka urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabashwe uyu munsi kirabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo?
ese no kubera iki? Ara ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Iyo bavuze ikorosi ni kimwe no kuvuga ngo ikoni. Mbega ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Se ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye. Mbega ngo bikurinda umuyaga. Hano urabona izo cyukurikiranya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kimaze gukorwa. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza kuso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro ndiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ndakeka ko umusamo B. Ndakeka ko umusandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Ndiza ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije kanda subscribe hasi kugira ngo wiyongere mu mubare w'abantu bakora rimwe bagahita batsinda, kuko ikintu cyose gikozwe, ikintu cyose cyagufasha, ikintu cyose cyatuma witegura neza ku buryo uzakora rimwe ugahita utsinda n'ahandi wagisanga uretse kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ukanda subscribe hasi najya bishyira ukagera tubibona kugiye utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe ufite smartphone. Ukeneye kwiga uduha amasaha aboneka ku munsi, ukaba ufite smartphone na internet, aho abrose mu gihugu tukakwigisha bakora rimwe gusa bagahita batsinda. Ikindi ukeneye code twandike cyangwa uduhamagare, code ziri kuboneka turi gufashemo. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tuyafashemo. Ikindi kintu cyose kirakorwa ntandi uragisanga kanda subscribe hasi. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugira ibihe byiza.